Baha ikaze kuri Mukire TV. Reka turebere hamwe ibitangaza bikorwa n'inkoko za Kinyarwanda, ndetse turebere hamwe n'impamvu tudakwiriye gucika kuzorora. Izi nkoko zacu za Kinyarwanda ntabwo dukwiriye kuzicikaho burundu. Yego, iterambere ryariyongereye, abantu bakora inkoko z'amoko agiye atandukanye, bakora za Saso, za Isa Brown n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ntabwo bikwiriye kutwibagiza ubushobozi bw'izi nkoko zacu za gakondo. Ni inkoko zifite ubudahangarwa bukomeye bw'umubiri, inkoko zishobora kurarira zigaturaga zikarera imishwi n'ibindi bintu byinshi cyane izi nkoko zihariyeho, ku buryo tudakwiriye kuzicikaho burundu. Cyane ku muntu ushaka gutangira uyu mushinga w'ubworozi bw'inkoko adafite amafaranga menshi cyane yo kuwushoramo, kuba wahera ku nkoko zacu za Kinyarwanda, warangiza ukajya uzirariza amagi y'izi nkoko za kizungu za Isa Brown cyangwa se za Saso, ni inama ya kigabo umuntu yakubwira kabisa. Yes, hanyuma reka turebere hamwe ibyo bitangaza bikorwa n'izi nkoko zacu za Kinyarwanda, hanyuma turebe n'impamvu tudakwiriye gucika kuzorora burundu. Cyane ku muntu udafite igishoro, kuba yaziheraho akajya zirariza amagi ya kizungu, nkuko nabibasobanuriye muri video yabanje babwira uburyo ushobora kuba wabona inkoko 100 mu minsi 21 gusa. Iryo naryo ni isomo ryagufasha rikungikanya n'iri ngiri. Yes, narangije kuguha ikaze kuri Mukire TV. Nje nitwa Mr Sam. Kanda like kuri iyi video, ukore subscribe, uduhe igitekerezo muri commentaire. Ikindi nguha ikaze. Reka turebere hamwe ibitangaza bikorwa n'izi nkoko zacu za gakondo. Iyi nkoko ifite ubushobozi bukurikira. Iyi nkoko ifite ubushobozi bwo kurarira igaturaga amagi. Ibi ni ibintu bikorwa n'imashini kuri izi nkoko za kijyambere. Izi nkoko za kijyambere ntabwo zifite ubu bushobozi, ariko iyi nkoko zacu ya gakondo ifite ubushobozi bwo kurarira igaturaga amagi, akavamo inkoko ikarera imishwi. Ifite ubushobozi bwo kurera imishwi kuva imishwi ikiri mitoya ikajya izishakira ibyo kurya, ikagira ute ikayikuza kabisa. Iyi nkoko ifite ubushobozi bwinshi budasanzwe. Iyi nkoko ishobora kuba yashakira imishwi ubushyuhe, ndetse ni inkoko izi gushaka ibitunga imishwi ndetse no kuyigaburira. Ni inkoko izi kurwanirira imishwi ikayirinda abanzi. Iyi nkoko ifite ubushobozi bwinshi budasanzwe, ntabwo dukwiriye kuyirengagiza gutyo gusa kabisa ngo nuko idatanga umusaruro mwinshi cyane nk'uko aricyo abantu benshi bashija izi nkoko zacu za Kinyarwanda. Ariko ni inkoko zifite ubushobozi bwo guturaga zikarera imishwi, zikayishakira ubushyuhe, zikayitunga, zikayirinda kugeza imishwi ikuze nayo ibaye izindi nkoko. Izi nkoko zifite ubushobozi ndetse n'ubundi buhanga budasanzwe, kurarira neza, zigashakira ubushyuhe amagi, zikayaturaga, ndetse zikamenya igihe cyo kuva ku magi n'igihe cyo kuyagarukiraho, zikabasha kuyakurikirana neza kugeza imishwi isohotse hanze. Imishwi yamara gusohoka hanze zikabasha kuyirira, zikayitunga, zikayishakira ibintu byose, zikora nk'ababyeyi kabisa, ku buryo zigezaho inkoko nayo ibanje gukura, igakura neza kabisa. Niba uri umuntu ushaka gutangira umushinga ubworozi bw'inkoko udafite igiciro cy'amafaranga menshi cyangwa se capital, udafite igishoro gihagije, kuba wahera ku nkoko za Kinyarwanda ni umushinga cyangwa se ni inama cyangwa se ni igitekerezo cyiza twakubwira nka Mukire TV, kuko izi nkoko zifite ubushobozi budasanzwe. Ushobora kuba udafite ubushobozi bwo kujyana amagi ku ituragiro cyangwa se bwo kugura imishwi y'umunsi umwe, ukaba wahera ku nkoko za Kinyarwanda nk'icumi ukajya uzirariza amagi meza y'izi nkoko za kijyambere za Saso na za Isa Brown, ugasanga nawe ugize inkoko nyinshi za kizungu kandi warazirarije ku nkoko z'inyarwanda. Icyo nacyo ni igitekerezo cyiza cyane. Iyi nkoko ntabwo dukwiriye kuyirengagiza. Iyi nkoko yihanganira ikirere cy'ahantu henshi ku isi. Iyi nkoko ntabwo igora mu kuyitunga. Iyi nkoko igira ubudahangarwa mu mubiri. Iyi nkoko irya ibintu byinshi cyane, hafi ya byose kabisa. Yes, uretse kuba idatanga umusaruro mwinshi cyane, ariko iyi nkoko yagufasha kuba wabona inkoko za kizungu bitewe n'uko ifite ubu bushobozi bwo gukora nk'icyuma kirarira cyangwa se incubator. Yes, iyi nkoko tuyumve neza, inkoko yacu ya gakondo ntabwo dukwiriye kuyicikaho kabisa. Yewe n'icyanga cy'amagi y'izi nkoko za gakondo zigira amagi meza aryoshye, afite icyanga cyinshi cyane kurusha ayizi nkoko za kijyambere. Ibyo nabyo ni ibintu bizwi neza. Yewe n'inyama, izi nkoko za gakondo zigira inyama zimeze neza, zifite icyanga kirenze izi nkoko za kijyambere. Iyi ni inkoko tudakwiriye kwirengagiza. Dore impamvu rero iyi nkoko udakwiriye kuyivana mu bworozi bwawe. Iyi nkoko niyo yonyine idashobora kubura isoko. Iyi nkoko ntabwo ipfa kubura isoko kabisa, ahantu henshi iba ikenewe, ikunzwe kabisa.
iyi ni inkoko ikunzwe kurusha izindi. Yes, iyo ufite isake y'inkoko ya kinyarwanda uba usanga ku isoko uhagaze neza kabisa. Ku bantu muzorora mwitwandikire muri commentaire, iyi ni inkoko iba ihagaze neza kabisa. Iyi ni inkoko igira uburyohe budasanzwe, igira amagi meza cyane nk'uko nabibabwiye. Iyi ni inkoko ishobora kuba wakorora isoko rikakwishakira. Yes, amasake ya kinyarwanda murabizi ko aba akunzwe kabisa. Iyi niyo nkoko ikunda kuba mu duce twinshi tw'igihugu dutandukanye, ugasanga ahantu henshi irahashoboye, ikagira ubudahangarwa bukomeye bw'umubiri, kwihanganira indwara. Iyi ni inkoko ibasha kurya ibiryo byinshi bitandukanye kandi bidahenze. Ni inkoko ishobora kuba yajya mu kibara kishakira ibiyitunga. Iyi ni inkoko ushobora kuba wahera kabisa mu gihe ushaka gutangira uyu mushinga ubworozi bw'inkoko udafite igishoro gihagije, ikagukorera nk'imashini ikajya ituraga amagi wayihaye. Yes, wowe kwita ku nkoko yaturaze ni ibintu byoroshye cyane. Ibyo nabyo nzagenda bibasobanurira, kandi namwe abenshi mwabitangiye ibi bintu mubizi neza. Uyirariza amagi menshi cyane y'izi nkoko za kizungu cyangwa se za sasora, za brown, ndetse n'andi moko menshi nagiye mbasobanurira, za Rhode Island Red, za broiler, ndetse n'andi moko menshi y'inkoko nagiye mbasobanurira. Ibyo byose ushobora kuba wafata ayo magi yazo ukayarariza iyi nkoko ya kinyarwanda, hanyuma ugahita ubona inkoko nyinshi za kizungu wifashishije iyi nkoko yacu ya gakondo. Ntabwo ukwiriye kuyivana mu buzima bwawe kabisa. Igi ryayo riba rimeze neza, rigira umuhondo udasanzwe, zigira icyanga cy'inyama kidasanzwe. Izi nkoko ntabwo zigorana cyane mu kuzitaho ngo zikenere ibiryo byinshi byo ku masoko, ibisigazwa cyangwa se ibisigazwa byo ku meza. Ibyo ni ibintu bishobora kuba byazitunga n'ubwatsi, ugasanga zikomeje kwiberaho neza nta kindi kibazo zifite, kandi ntabwo zikunda kurwaragurika. Yewe ikibazo tuzishinja nuko zidatanga amagi menshi cyane ndetse n'inyama nyinshi cyane. Ariko izi nkoko nk'uko nagiye mbibasobanurira, ibyiza byazo ni byinshi cyane ku buryo udakwiriye kuzirengagiza, by'umwihariko ku borozi mu gitangira uyu mushinga kabisa. Izi nkoko kuba mwaziheraho ni igitekerezo nakomeje mbagira. Jye nitwa Mr Sam, hano ni kuri Mukire TV. Wifuza gukurikira amakuru y'abastar, amakuru y'ibyamamare, wakurikira channel yitwa Mukire Entertainment. Jya kuri YouTube channel, search yawe wandike ngo Mukire Entertainment, hanyuma ukore subscribe, uduhe igitekerezo, kuko tubagezaho amakuru y'abastar ndetse n'amagambo agiye ahindura ubuzima bw'abantu benshi cyane, yagiye avugwa n'ibyamamare nka Elon Musk. Abo ni abantu twagarutse cyane, Vladimir Putin twamugarutseho cyane, umuntu bita Chris Easy, kwakura abasitari bo mu Rwanda, ndetse n'andi makuru menshi y'ibyamamare wayakurikira kuri channel yitwa Mukire Entertainment. Ako kara gaciyemo, reka twigarukire ku isomo ryacu ry'ubworozi bw'inkoko. Izi nkoko zacu za kinyarwanda ntabwo dukwiriye kuzicikaho. Ni inkoko nziza cyane, nawe urayireba ukabona ko ni inkoko itagoranye mu kuyitaho, itavunanye kabisa. Ubu usanga ibintu byose aba ari munange kabisa. Ni inkoko yacu ya kinyarwanda. Yes, kurarira neza, kurera imishwi, kuyishakira ubuyuwe, igaturaga, ibintu byose ikabikora. Iyi ni inkoko ikora nk'umubyeyi kugeza iyindi nkoko yabyaye cyangwa se yaturaze nayo ikuze, nayo ikaba inkoko. Yes, nibwe zanga ukireba iyi video uri umuntu w'umugabo cyane. Iyi ni challenge y'ikibazo ngiye kujya mbasigira, hanyuma nkajya ndeba ibitekerezo mugenda mudusigira ahangaha kuri Mukire TV. Yes, ese ari inkoko nigi icyabayeho mbere ni iki? Yes, nkeneye igitekerezo cyawe. Inkoko niyo yabayeho mbere y'igi, cyangwa nigi ryabayeho mbere y'inkoko? Mbere yo kudusubiza ubanza ubitekerezaho neza. Ari igi n'inkoko, icyabayeho mbere ni ikihe? Ubitwandikire muri comment, hanyuma tugenda tureba ibitekerezo muzagenda muduha, hanyuma natwe turebe, tuzafata umwanzuro nyuma. Dushaka kubaza twareba ubwo bushakashatsi, ndetse niba namwe mukora research cyangwa se mugenda mukurikirana ibintu uko byakabaye, turebe niba ari igi n'inkoko icyabayeho mbere ni iki. Hanyuma nanjye nzaza mbakorera ikimeze nk'umwanzuro bitewe n'ibitekerezo muzajya mugenda mudusigira. Ushaka gukurikira amakuru y'abasitari byamamare, andika ngo Mukire Entertainment kuri search yawe, udukurikire hanyuma uryoherwe n'amakuru y'ibyamamare. Ndabashimiye cyane.